Abakunzi ba Tomato TV Rwanda twongeye kubasuhuza, turizera ko mumeze neza. Icyorezo cya COVID-19 turakeka ko wenda cyabasize amahoro kandi nenga tubifuriza. Uyu munsi rero turakagarutse mu mbuto, turi mu cyo cy'imbuto, twagiye gutegura imbuto zacu. Ubu tugiye kwereka uburyo bategura umwembe. Ibintu burya byose bipfira mu gutegura. So ushobora kuba udakunda umwembe ariko wabona ukuntu uteguye ukavuga ati reka ngeragezeho gato yabasi. So ese wowe utegura umwembe ute? Jya muri comment tubwire ukuntu utegura umwembe mu rugo iwawe. Kwa tugiye kwereka uburyo tuwutegura bya kinyamwuga. Ubiko ko tuba dufite abatetsi ba kinyamwuga babiri professional babigize umwuga. Nakarabye umwembe nawo nawogeshe. Ubwo rero turawutegura duterera. Ushaka kutegura mu buryo bwinshi. Ariko tugiye kwereka uburyo nibura ku buryo utegura umwembe ku buryo umuntu abona ati wow, use n'umwembe cyane. So kugira ngo utegure umwembe rero neza, urabona dufite umwembe munini. Urakata gutya. Barazi ko umwembe mo imbere haba harimo icyo bita ikibuto. Umwembe wacu tumaze kwereka uburyo ukata, urahita urabona ko umwembe ufite impande ebyiri zombi ufite hano ufite aha naha, yuko kwaba harimo ikibuto mo hagati. So tudatinze rero umwembe wawe urakata mo kabiri, yuko ko hariho ikibuto. Ubundi ukata ngeze ku kibuto, none mbara kugeza ku kibuto, noneho ndamenya ngo ndashaka kuri ruhande, ndashaka uru ruhande. Ikibuto ntabwo nkikata, ndi kubererekera ikibuto. Voilà, ndi kubona ko ikibuto nakibererekeye. Umwembe wacu tuwutegure neza kuko tuba dushaka gutegura ibintu byacu neza. Kwibona iyo tumaze kujya guca rero umwembe wacu tugiye kuwutegura neza. Okay, turi kubibona ahantu utekera hagomba kuba hafite isuku my friend. Ibyo kurya biritonderwa cyane, ugomba kujya mu gikoni wakarabye ibintu byose wageze. Okay, iyo urangije umwembe wacu kandi dushaka kwanza n'isahani tuza kuwuteguraho. Ubigenza uti, wabona ufisha akantu ngaka uranyuzamo icyuma komsa, wirida gukata igishishwa urakatanyuzamo icyuma komsa, ariko udakata igishishwa urakata imirongo ihagaze, ariko udakata igishishwa. Mwembe ushobora kuba uryoshye. Atangiye guta amazi, ahangaha uranyuzamo icyuma. Bibuke ko intumbero ya Tomato TV Rwanda ni ukukwereka bya bintu ujya kugura mu mahoteli ku mafaranga menshi baguhenda kandi wabyikorera mu rugo iwawe, nayo ku buryo wabyikorera. Ngira ngo abibonye twenyujemo icyuma ku imirongo ihagaze, imirongo yabuhagaze, ariko tudakata igishishwa. Uri kubona ko igishishwa kitakase. Tonga dukatemo noneho n'indi mirongo imanuka, indi mirongo imanuka komsa. Tudakata igishishwa byibuke, tutari gukata igishishwa, indi mirongo imanuka. Wowe utegura umwembe mu rugo iwawe gute? Kwe nuko turi kuwutegura, wowe utegura ute? Ndakundi utegura imyembe mu rugo muzi biko muzi ko muri fate imbuto mu gitondo cyangwa nasanga. Okay, turangije kugira gutya, urakubona ko kwakasemo, uri kwibona bigenda gutero kugira ngo umwembe wacu ugaragare neza kandi use neza. So uragira gutya, urahita ugira gutya hano hatacika. Voilà, kubona ko umwembe wacu ukuntu tuza ku. Okay, noneho umwembe wanjye ndawutegura gutya ku isahani, then shyira umuntu. Uri kubona uyu mwembe wacu ukuntu uteye neza, cyangwa se ukuntu muteguye neza, wagira ngo watekeza se iki kintu ni iki, ushobora no kurya utazi n'icyo uri kurya. So ubonye ko rero Tomato TV uko itegura umwembe. So uri kubona uko umwembe wanjye nawuteguye bitandukanye nuko utegura. Ese wowe utegura ute?
ngiye Tomato TV nuko tutegura hari n'ubundi buryo ushobora kutegura ese waburya gute rero ubu ntango ni ngombwa kwirirwa uvuga ngo uragira abakunzi ba Tomato TV Rwanda dukomeje kubashimira. Thank you for watching. Mwakoze kureba rwose video zacu, turabizi murabikurikira cyane, mwakoze subscribe. Abatarayikora namwe dukomeje kubashimira ko mushobora kuzayikora ubutaha. Biko subscribe mukora niyo kugira ngo tumutwereke ko ibyo dukora bibashimisha kandi bibagera ku mutima. So kuko ari gutegura umwembe rero, uburyo bwo gutegura imbuto nawe ushaka kutugera muri comment ukatubwira uburyo utegura imbuto nawe cyangwa se tutubwira uburyo tuzagutegurira muri video y'ubutaha. Murakoze cyane.